Mwaramutse neza abanyarwanda abanyarwandakazi, bene data, nshuti bavandimwe, ndabakunda cyane kandi ni umugisha ukomeye cyane kubagira. Amazina yanjye ni Kwizera Tito, nkaba ndi umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ukiri mu rugendo rwo kuba nanjye nagiraho urwego ngezaho ubutumwa bwiza ngomba kuzajya mbagezaho, hamwe n'imbaraga z'Imana, hamwe no gushyigikira kwanyu. Imana ishimwe rero mu buzima bwa buri munsi uko mugenda munyereka. Abakoze subscribe kuri channel yanjye yitwa Irabemera TV, abatarayikora nabo bayikore. Hari indirimbo nziza cyane, hariho indirimbo ivuga ngo iby'Imana ikora birenze ibyo saba, niyo mpamvu umutima wanjye udahagaze. Iki gitondo ndanezerewe cyane, anejejwe n'Imana mu mutima wanjye. We waramutse amahoro, we uri guhumeka bigakunda, nagira ngo ufatanye nanjye dushimire Imana muri iki gitondo, kubera ko hari Imana iba yakoze ibikomeye, hari Imana iba iri mu ruhande rwacu, hari Imana ikora ibitandukanye n'ibyo twe dutekereza, hari Imana ikora ibiruta ibyo twe dutekereza. Reka tubanze dusenga Imana, tuganire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Uri data wa twese mwiza, uri Imana yera kandi Imana ikiranuka, uri Imana yabanye natwe uraturinda, waturinze mu gicucu cy'upfa iryo joro. Iki gitondo cy'umugisha turagushimye, mu gihe abanyarwanda ndetse n'isi muri rusange dukomeje igikorwa cyiza cyo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Reka ukomeze kuduha imbaraga, ukomeze kudufasha guhumuriza ababuze ababo, kandi udufashe kugira ngo dukomeze umugambi mwiza wo kubaka u Rwanda mu buryo bw'iterambere ndetse no gusana imitima yakomeretse. Mu izina rya Yesu Kristo, hano natwe dushoboze, mu izina rya Yesu, amen. Nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Rero ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe, ijambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice bya 32, umurongo waho wa 27. Hari ijambo rimwe rivuga ngo, dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hariho icyananira? Aya magambo ni amagambo nkunda cyane. Ijambo riravuga ngo, dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, ngo mbese hari icyananira? Mu by'ukuri aya ni amagambo Imana yabwiye Yeremiya. Iramubwira ngo, mwana wanjye Yeremiya, dore nijye Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose. Aha nijye Yeremiya yari afungiraniye mu gihome cy'inzu y'imbohe, nijye Yeremiya yari ari mu bihe bitoroshye, nijye Yeremiya yari yanzwe bitewe n'ubutumwa bwiza yatambutsaga. Noneho Imana imubwirira ijambo uburyo bwo kumuhumuriza. Amubwira ngo nubwo uri mu nzu y'imbohe, nubwo aho uri ari ahantu hatameze neza, nubwo uri mu bihe bikomeye biruhije, ariko hari Imana izi byose. Niko kumubwira aya magambo rero muri 32:27. Iramubwira ngo, dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hari icyananira? Mu by'ukuri nawe byashoboka ko hari ibihe urimo bitakoroheye. Turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Nagira ngo mbabwire, ibi ni ibihe byo kongera kwibuka ndetse tunibuka imirimo y'Imana. Imana yabanye n'abanyarwanda, Imana yarokoye abavandimwe bacu, ababyeyi bacu, inshuti zacu. Imana yabashije kubarinda. Ni ukuri nakubwira ngo ni Imana ifite umugambi mwiza, ni Imana iri kumwe natwe, ni Imana izadushoboza mu rugendo rwo kubaka u Rwanda. Ni ukuri n'ibyo kwishimira. Dukomeze kuba hafi abacitse ku icumu rya Jenoside, imfubyi n'abapfakazi, tubabe hafi, tubahumurize, twongera kubibutsa ko hari icyizere cy'ubuzima. Aho tugeze ni heza, intambwe tumaze gutera ni nziza, kandi urwego tugezemo ni rwiza. Dukomeze kurwanya abafite ingengabitekerezo ya Jenoside n'abandi bose bagenda bagaragaraho ibikorwa bifitanye isano n'ingengabitekerezo, dutangira amakuru ku gihe. Hanyuma rero twari turi mu ijambo ry'Imana, twavuze ngo ijambo ryavuze ngo, dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hari icyananira?
nawe twandikire muri komenti, hari icyo uzi cyananira Imana. Imana rero ishoboye byose, Imana ikunda u Rwanda, Imana ikunda abanyarwanda, natwe buri muntu wese Imana. Nagira ngo nkubwire ngo icyiciro cyose urimo, urwego rwose urimo, hari Imana igukunda, hari Imana ikuzirikana, hari Imana izi ubuzima bwawe, hari Imana ifite umugambi wo kukugirira neza. Imana itugirire neza. Ndakwibutsa ko Imana igukunda, ntiwihebe, ntugacike intege. Niba hari ibyo ubona byanze, ariko Imana iracyagukunda. Niba hari ibyo ubona bitarakunda, ntabwo bivuze ko Imana yakwibagiwe, nta nubwo bivuze ko Imana yakwirengagije. Imana iracyagukunda, Imana iracyakuzirikana. Urukundo Imana yari igufitiye n'ubu nirwo igufitiye. Imana ishimwe, Imana ikomeze akubitaho. Imana irabakunda nshuti yanjye, Imana iragukunda. Wowe unkurikiye, Imana iragukunda. Wowe unteze amatwi, Imana iragukunda. Nakubwira ngo nubwo wabona uyu munsi ibihe bibi abihari, ariko ejo hari ibyiringiro ko Imana izakugirira neza. Uyu munsi wasonza, uyu munsi wabura amafaranga, uyu munsi wabura akazi, uyu munsi mbese wagira ibibazo bitandukanye mu buzima, kuko ni urugendo rw'ubuzima nibyo ducamo buri munsi. Ariko nakubwira ngo nyuma yabyo ejo hari Imana izakugirira neza, ejo hari Imana ifite umugambi mwiza. Imana itugirire neza rero. Hanyuma ujye muri komenti utwandikire niba unejejwe nuko twazajya tubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ubyandike muri komenti, hanyuma ukandike ugasaraba, ufollowinge, ukande like. Hanyuma tugiye kuzajya tubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana, rimwe na rimwe no kuramya no guhimbaza Imana. Mbibutsa ko kuri YouTube hariho chaîne yanjye yitwa Irabemera TV. Hariho indirimbo nziza zaguhumuriza, indirimbo zakongerera ibyiringiro, ndetse n'ijambo ry'Imana tuzajya turisangira. Nukuri Imana ibahereza umugisha. Ndabakunda cyane, nyozwe no kuba umwami Imana yararebye ko bikwiriye ko mvukira mu gihugu cy'u Rwanda, nkitwa umunyarwanda. Nukuri ni iby'igiciro gikomeye cyane. Nababwira ngo Imana iradukunda, Imana iradukunda, Imana iradukunda. Nukuri iri jambo rijya rinkomeza. Nzabahaho ubuhamya gatoya, mbabwire ikintu cyatumye iri jambo ndikunda cyane, ndetse ikiri jambo ryamfashije mu buzima bwanjye, kugira ngo turusheho kugenda dusangira ibyiza kandi ibyankomeje, kugira ngo nawe bigukomeze. Iri jambo bwa mbere ndibona naribonye ndwaje mushiki wanjye mu bitaro bya Kaminuza y'u Rwanda CHUB mu karere ka Huye. Ubwo yari amaze amezi agera muri 6 ari muri koma, ariko akaba yagiye muri koma anatwite. Bigera kuri rwa rwego tumuvuza, amafaranga dushiraho, mbese ndareba mbona imbaraga zose zirashize. Ngeraho nanjye nta kazi byiringiro, ndavuga nti koko uyu muntu nubwo tumurwaje ntabwo azakira. Ngeraho senga isengesho, ndavuga nti Imana, niba uyu muntu ko kubona atazakira, byibuze mucyure, ntidukomeze gutakaza amafaranga nta nahari amaze kudushiraho. Ariko nakubwira ngo Imana yacu ni Imana y'ibyaremwe byose. Ndangije nkimara gusenga iryo sengesho, nibwo nijoro naryamye mbona iryo jambo. Ariko icyo nagutangariza cyo, icyo nagira ngo nkubwire nuko hari ibintu byinshi Imana yakoze bitwemeza ko n'ibindi izabikora. Imana rero yamukuyemo aho yari ari muri koma, muri soin infinitive. Imana yamukuyemo imuha umwana muzima. Ubu ndashima Imana iyo mubonye ari muzima, shimira Imana kubera ko Imana yabanye nawe, kandi yanyiyeretse icyo gihe, nawe nigiye kukwiyereka. Ariko uyu munsi Imana iguhe umugisha, uyu munsi Imana ikugirire neza, uyu munsi Imana igendane nawe mu kazi kawe, aho hahira Imana iguhe kuronka. Nawe udafite icyo gukora uyu munsi, reka Imana ikuremera akazi, reka Imana ikuremera imikorere mizima, reka Imana igucira inzira aho zitari ziri, reka Imana yiyubahishe ku buzima bwawe, reka umwami Imana kwiyereke. Ndabakunda cyane, mugire umunsi mwiza, dukomeze kwibuka